umva kumbwira Jimmy umva niba ari ubufaranga bwawe umpaye urumva niba ari akira amafaranga yawe ngayisigana amafaranga yawe nzarinda pfa nta muntu usuzuguye urabyumva neza ko umuntu umuvura amaso yarangiza akayagukanura buretse ashaka kanyabike karibu. Yes, Jimmy. komana Uraho Jimmy? Oya Jimmy. Kushya Jimmy. Amakuru Jimmy. urinde se ahubwo Jimmy waretse kumunga. uranzi se njyewe Ndakuvuze. umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ibigeragezo ni agasabuni k'umugenzi ubu ni isabune ni uruganda Imana tunyuzamo kugira ngo tubashe guhangana n'ibibazo ubu uruganda Imana yafashe inshyira mu mashini ntihano kontrola na biriya byinyo by'imashini Tugomba gukora akazi kacu, tugomba gufatanya. Mujye mubara ko mwajya mureka ko njyewe nawe ibyo nababwiye nawe babwiye n'ibyo by'akazi kanyu sena nabizi rwose umva ariko ubundi uyu mukobwa ni gatiki koko umukobwa uzi n'ibyaraye bibaye nijoro kweri akamenya ko njye na madamu yewe nta nuko naraye nigenje umugore yankujeho burundu akanyima ariko se nanone ntaho bihuriye n'ubuhanuzi maze iminsi nakirara ko bikomeje kunshanga koko uyu mukobwa aranzi simuzi ndamufite amakenga kabisa usikiva hejuru semana yanjye cyangwa akorana n'imyuka mibi y'abadayimoni umukobwa unzi kuva hasi kugera hejuru Jimmy garuka n'iki turi kumwe garura intekerezo hafi ese kandi ni ibiki imise bitese ko ndi kubona uri kwikanga cyane siko n'ibipeso byose wari wabifunguye wa reka ngufashe oya toka amazina rya Yesu waretse nkuko sinongera kuvuga kabiri mbare sokere mu nzu gusa abantu uzi ko umuntu ababwira ntiyumve kwe abatanyibone ni gatikira nakubwiye ngo toka mu izina rya Yesu ariko no ako Jimmy tika jena Jimmy mu izina rya Yesu toka vira mu nzu kwana batajya bumva ariko oya Jimmy Yesu mana mu izina rya Yesu mu imbaraga zo gutsinda kino kigerage toka kandi mu izina rya Yesu toka we ntabwo bajya bumva izina rya Yesu mana mu izina rya Yesu ndinda aba badayimoni n'abazimu batoka bashe mu izina rya Yesu bahungire muri gihono karibu Yesu Jimmy yesashimwe cyane yesa himbazwe muraho murakomeye turakomeye ni karibu mwicaye murakoze cyane yego bari muraho ariko turaho turashimira Imana irabarinze cyane nanjye ndaho yego Yesu akomeje kuturinda Imana ishimwe cyane hanyuma tubakiriza iki rero Jimmy nta kintu mfata kubera yuko maze iminsi mu bihe by'amasengesho na n'ubu nuko
n'ubwo mfite gahunda nuko Nziza hari cyane. ubutumwa Imana yari yampaye kugira ngo mbukuzanire niyo mpamvu nyuze aha ngaha ariko nta kibazo tu natwe rero ubuje mu kanya twari dufite amasengesho y'iminsi nk'ine hano n'abandi bakozi b'Imana bagenzi banjye sinsuzuguye ubutumwa Imana yaguhaye ariko iteka ryose ariko se kweri mu gakiza umaze igihe kingana iki sejo bundi uje tukwakira tukubatiza ejo bundi ngo Imana ngewe iteka Imana igiye kumbwira ikintu Imana ndabanza ngasenga Imana ikakimbwira nta n'undi muntu unyuzeho mwana w'ejo bundi kweri ubuze Imana igitumye iki kuri njye nta muntu ushaka kuza kumvangirwa rwose simubeshya oya Jimmy kereka wenda niba utanyumvishije neza nanjye Imana izansanga ibinyibwira ariko maze igihe nsenga kandi mu masengesho nari maze igihe ndimo Imana yaransanze unsanga kandi Imana usenga se yonsenga se ndibaza ubutumwa mfite ni ubwawe kandi ufite amatwi yumva nanjye izanyisangira ya reka mbukubwire noneho nkarabira imbere yawe amaraso yawe ntazambajweho Imana yambwiye ngo ugere mu bihe byo gusenga kuko Satani ahagurukije ikitwa igitero cy'abadayimoni n'ubundi ibyo ngiye kujyamo abadayimoni bazaba bateye gutya bazaza mu ishusho y'abadamu ni ukuvuga ngo abo bakobwa bagamije kuzamuka baje kukugusha mu cyaha nutaba amaso ngo usenge Satani arakurimbuye icyo nshinzwe no kwirukana abadayimoni ariko neza nuramuka ugiye mu bihe byiza byo gusenga Imana iguhaye imbaraga ariko niba utagiye mu buryo bwo gusenga Satani arakurimbuye wasoje ndumva nshoje nyakubahwa Jimmy reka nisohokere tuzasubira bo nta kibazo Imana iguhe umugisha murakoze cyane kandi yego Mana urakoze kubanye natwe Mana mu izina rya Yesu amen Mabusha uriwe ute Joana se ko mbona yikubise akaba agiye bite Joana aragiye bitewe n'iki se ko numva kuri kumubwira iby'akazi ni akazi twamuhaye none se ko numvishe Joana bayifitiye ibintu byinshi ndumva adakeneye no kugakora nta kuntu ngiye nyine wamukase wowe urashaka akazi ndashaka akazi ndumva wagakora neza sundi wakwicyanga cyane icyahanga tubiganira Shari nkeneye akazi ukeneye akazi ariko se kuko ukuntu twasenze Imana iki ni cyo gihe cyo kwihakana Imana ku rwego rw'uko ngiye musanze aha ngaha wari ukwiye kwibuka uburyo ki Imana yatugiriye neza amagambo Imana yatubwiye amasezerano Imana yatubwiye harya izina ryawe ngo ninde si ngombwa kwivuga izina umva urabona uriya muryango rukundo umva niba udahinduye ikiganiro urabona uriya muryango kuko mpindutse nk'aho utanzi n'izina umva ndavuze ngo genda ubwire iyo Mana waje kuvuga muri iyi nzu uyibwire ngo yarakererewe urabyumva neza uyibwire ngo gumana mesaje zawe kuko ibyo wamukoreye yarabibonye haguruka umvire mu nzu ariko rukundo ni ngombwa Imana ngo tunyuze mu umva ndakubwiye ngo nongeye Imana tunyuze mu bibazo n'ibigeragezo ugaruye iryo jambo umva sohoka fata ibyo bitabo byawe ariko rukundo umva nta rindi jambo gerageza sohoka koko n'ukuntu Imana yakugiriye neza rukundo sohoka gira mu asoni muza ngo muvuga ngo Imana genda muza muruka gusa iyo Mana muvuga ni Imana nyabaki Imana itanga akazi yarangiza ikakambura umuntu ngo warangiza n'ibigeragezo ngo nagasabune ubu ngubu nabuze isabune zo koga ku buryo Imana iyo Mana iri kumbwira isa n'ibigeragezo ngo ni amasabune nayo isazifata izikaraba
shenge samana tesha mutwe gusa sheri ese uwo muntu wagaragaye he ngo umuntu numvaga umuntu muri kuganira niba nari ntebye ndebe ariko ruryamye yego nari ndimo hariya mu turimo wari unasinziriye ku buryo byaba ari inzozi waba wumvishemo nta muntu wigeze ukandagira hano shewa nta muntu wigeze ukandagira hano oya numvaga umuntu muri kuganira aya ahubwo nabivuze ngo nze murebe musuhuze yego da nta muntu wakandagiye hano ntabwo sinzi aho ibyo bintu bikuye numvaga amajwi y'abantu babiri banyuranye numva nta muntu wigeze ukandagira hano niba wenda ubitekereje utekereze neza njyewe narindi aha nicaye gusa narindi kwivugisha numva n'ibibazo byandeze ariko uzi ibibazo byo kutagira akazi reka ibyo tureke sheri ugiye mu kazi tureke iby'akazi byo tubihagarike byose ahubwo twiganirire sinzi tumaze iminsi nyine mbona utameze neza nkaga kugira ikintu muvugisha nkaguha kugira ngo ugire sekirite yawe yego ariko n'ubu twaganira rega jya muri mudu ntabwo ibi ngibi ari ikintu gitunguye Imana ntekereza rwose ko nta vuba urabona akazi ndabyizeye ariko nyine nawe urabyumva ndabona akazi iby'Imana birya barambije rega umva madame ndagukunda ndabizi ariko ibyo by'Imana byibagirwe oya ahubwo reka nkubwire ugiye kugenda kandi nkufitiye amakuru yahise musibe ejo nagiye gusenga ngo nguki ni karibu umushumba murakoze aha niho mu rugo iwacu rero bari muri aho se turakomeye turaho rwose gusa turabakiriza iki urebye izuba riri hanze aha wanyera amazi wanyera amazi rwose nanjye ndebe ukuntu naguha ku mazi bari ku nyange cyangwa ni ku muntu wateye imbere birahari kumeruka mujya kudaha amazi mu mugende firiya mu gishanga byasubiwemo Imana yaratwibutse sige mugwa amazi afunze cyane rwose amazi y'abashumba sha niko bimeze cyangwa ushaka kuzatsimbura mu itorero aya mavuta ararutanwa kandi turayubaha mu rugo mwari muri aho urebye bimeze neza pe madamu ari aho yego mbega icyaka natwe turashima Imana urabona twarasubijwe aheruka hano nta n'agafarati dufite kurabona ko ibintu bimeze neza Imana ikora neza rwose nayibonye duhemba neza tugira akazi keza mu kazi kacu ugerageza kwirwanaho ubuzima bugahinduka mbese ukaba umukobwa mwiza ushimishije nuko ubonye wese akabona ko uhesheje agaciro mu kazi kawe akazi keza ubwo mukora akahe kazi akazi kacu tuzakakumenyesha ari uko uhageze buri mukozi wese mumubwira akazi ari uko ahageze ari uko ahageze mbese akazi kanyu ntabisaba gukora ikizamini bisaba uraza ukabanza tukakubwira amabwiriza asabwa ukayubahiriza hanyuma ugakora ikizamini nta kibazo ntabwo ari ibintu bigoye ntabyo ariko mana we cyubahiro n'icyo ubu ngiye kubona akazi cyane rwose ngiye Sandra ugiye kubona akazi keza kandi ugomba gukorana nawe nose ubu ukazantumaho ryari nzakubwira ubitekerezaho wumve niba waza tugakorana kandi bizagenda neza sawa bayi hari nibagiwe kuvuga asundi ko nishimye ngo ngiye kubona akazi tambwa akazi akariko Yesu wani bajya no kumwaka nimero ya telefone
ariko kandi ndire ndebe. yego wavuye hano ujya gusenga ariko nsanzwe mbikora nsanzwe ngenda se umva ninde wari waguhaye uruhushya kugira ngo uve muri uru rugo ese nsanzwe ntabwo uruhushya rwo gusenga koko nawe ujyayo ese gusenga ari ikibazo umva nkubwire umva nkubwire uzongera guhaguruka hano ngo ugiye kujya gusenga uzongera kuva muri uru rugo utera intambwe uretse gatoya ahubwo urimo kundogoya ntakubwiye ese gusenga ntuzi ko dukurayo amakuru yandi umva nkubwire ejo umusibe ejo nagiye gusenga tujya gusenga imana itubwira imana itubwira ibintu ku makuru yagiye mu rugo noneho byo imana ni gato ariko nkubwire ngo iki ku makuru yo mu rugo hano yego ahubwo tuza gato umatuza haruguru umusazi oya yesu imana ngira cyatanga amakuru nawe ukakira uretse gato mbaze mubwire ahubwo nitudasenga turasengera imana yaramanutse irakubwira ngo nudasenga oya ngende ninjye ubyivugiye ibyo ngibyo ariko nkurikije amakuru nakuye none se imana yaraje murabonana yo ubwayo ikwereka isura yayo murabonana muraganira kujya kure kandi uzi ko usanzwe nawe usenga n'uburyo tubonana n'imana ubizi twarabonanye ndabizi umva nkubwire ukuntu ahubwo amakuru ameze Halo. Subite. Shiriya makuru. Neza ute? Neza Joanna. Meze neza nayo nese ko nagushakaga. Ano masaha? Nyine reba ntabwo ndajya mu kazi nubwo nari ngiye kujyayo najya ngo mbanze nce mu rugo nze kukureba mu rugo mbere yo kugira ngo njye ku kazi. Joanna. Shusho. Oui. Mubaza akantu kamwe. Hanyuma ano masaha ko wagombye kuba wageze ku kazi hanyuma bimeze gute? Niyo mpamvu nshaka ko tubonana nyine numva rero nshaka kukubona mbere yo kujya mu kazi ke. Alo Joanna. Ko numva usa n'umuntu ufite ikibazo wambwije kuri please. Nyine nashakaga kukubona gusa No. Ndakuzi cyane bihagije Joanna ndabizi ko rwose iyo umeze neza niyo utameze neza ndabizi mbwira ikibazo ufite Joanna. Ngasho basi niyo mpamvu ndi kugushaka uze kuza kuri ofisi akazi karangiye tubonanye. Hanyuma Joanna harabura iki ngo mbwira uko bimeze? Ntabwo icyubahiro ahubwo se yego ariko cyagiye meruka ujyana n'umushumba mukuru wa paruwasi mu bivuga ubutumwa ushaka kuba muvayo warakinira ari ikintu yaguhaye ushaka kugurira furate. Amasengesho ni intwari ikomeye cyane kandi n'amasengesho yanyu mwaradusengeye imana n'ukuri yarahabaye. Ndabona imana igenda ikugira neza cyane ariyo mpamvu n'uyu munsi ishaka yo kukugira neza no birenze. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Urabona ko twaganiriye byinshi ahantu tuvanye hose kandi ndanagushimiye ko mfashije kumvisha aba bakristo rwose twa turi kumwe kwihangana gukora mu Kristo agize ibyago wakoze akazi gakomeye rwose pe Imana iguhumugisha naguhumugisha ariko aricyo nagushakiraga iki ese mushumba mwiza urabizi ko umukozi w'Imana twemera Jimmy rwose urabizi ko mu itorero bakwemera ndabizi cyane iyo uzi ubutumwa numva no barayikoze ibyaha arihana imbaraga z'ijuru ziramanuka zikahaba yego ikiro mushakira ni iki ngiki nguteza amatwi nshaka kuguha misiyo. Njyewe nagiye gusenga ariko amakuru y'ijuru nuko nitudasenga ari wowe ufite ibibazo ari n'abana bacu n'ubundi ndabifite. Oya noneho wowe urabifite ku giti cyawe noneho byageze no ku bana twabyaye ngabana se babaye umva rwose pe birabibazo pe ahubwo reka dukomeze dusenga Imana. Mba nkubwire ko guhera uno munsi uzongera kuvuga ijambo gusenga. Uzongera kuvuga ijambo gusenga. Ndakubwiye ngo uzongera kuvuga ijambo gusenga. Nawe se wabivuyemo? Uzatujye usubira iwawe. Nawe wabivuyemo? Ndakubwiye ngo uzahite ujya iwawe. Uranyumvise cyangwa uranyumvise? Oya umva ngo sheri. Mbese nawe wabiretse.
nakubwiye ngo urumva niba udafite amatwi umbwire nyagutere wowe njye ubwanjye kuko n'Imana ndabona idafite ubushobozi bwo kurema amatwi urumva niba utayafite umbwire ngo utera hayanjye yahinyaguye uzongera kuvuga ijambo gusenga. none se nawe wabigiyemo basi nyine uze tuvugane nibwo uri bubimenye. Okay, nta kibazo wasimbo reka nshaka umwanya hanyuma ndaza kukureba tubonane. Nta kibazo nsange muri ofisi nurangiza akazi. Okay, nta kibazo nshaka umwanya nze kureba. Nanjye zikaba karangiye nyine ubwo turaza kuvugana. Okay, ndeka nkuhamagara nyuma minota mikeya reka mushakire umwanya kabisa nze kureba. Sinzi ko nkunda cyane. Thanks you. Asante sana. Love you. I love you too. Okay. So. nese we ntuzasubira gusenga. Ikibazo cyawe rero ntabwo wumva kandi urabizi ariko ubimenye kandi nibizakugaruka nutabyubahiriza umenye ko Imana ibyo gitubwira byose byarasohoye nawe ibindi ntubyirengagiza bizakugaruka. Nta bindi bintu ufite byo gukora tambuka haguruka genda. ariko ndakubwiye ngo haguruka mva impande njya gushaka ibindi ukora mva impande. Sheri nyine nisere kubyumva ndabona wasaza ahubwo ibyo bintu nabyo nshaka kumva ntabyo nshaka kongera kumva ntabyo haguruka ugende nyine reka ngende jya mu yindi mirimo igenda ariko ngire ngo ariko se hindukira cyangwa ubwira ngo yerekeze muri ariko nawe urabizi ko bijya bibaho nibikugaruka ntuzabye. ariko abantu ni abasazi banumweho nzashakira izindi nzira ibyo by'Imana muvuga nta muntu nshaka kongera kubyumva. umugore nawe wagiye igicucu banyirukanye ku kazi iyo Imana itareba ubu si ibibazo mfite barabona nzabyikemurira harangiza ngo Imana bya bivuga butumwa biraje na cya kigore nacyo kiraje wagira ngo abantu babintumyeho. Ni mu bihuru ni mu ishyamba. Oya wikwita ko ari mu bihuru ahantu tugiye ni heza tugenda nta kibazo. None se ndabona ni mu ishyamba amazu twayataye ni mu kindi gihugu. Oya ni ahantu heza cyane kandi hari ubuzima bwiza hari ubuzima burengeje ubwo wari ubayemo. Siko mbona ari mu ishyamba ubwo se harimo amazu. Icyambere ni umuco no kwitwara neza kuba uhasanze ukitwara neza ariko hari ubuzima bwiza urengeje ubw'ahandi nubwo ari mu ishyamba ntubyiteho tugende. Okay. mwese abakunzi ba filime yacu munsi y'ijoro amahoro y'Imana bane namwe tubashimiye uburyo mukomeze kudushyigikira muri wa filime yacu ariko kandi urugendo ruracyari rurerure ubu turasabwa subscribe nawe uri mu 5 mu cyumweru kimwe cyonyine kandi tubafite ntacyo twababurana ibyo tubasaba ni ibintu byoroshye ntabwo bikomeye icyo tubasaba ni inkunga yanyu ukimara gufungura filime yacu manuka hepfo gato ahanditse amagambo y'umutuku ukande subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere nawe utazacikana. kandi ku bafite mashini na telefone biri mu gifaransa bakanda hepfo kuri sabone ukegera hirya gato gakanda ku nzogera. Murakoze. Ibyo ntibihagije wakanda like kandi utibagiwe gusangiza n'inshuti zawe ugakanda share ubundi tukamumara hose. mumaze gukora ibyo ngibyo twandikire comment tugire icyo dukuraho n'icyo twongeramo. murakoze cyane. ni Pasiteri Mathias. waba wibajije utuye byose ndabikorera hehe? nta handi ntabwo ari kure sura urubuga rwitwa Bright Films Limited ubundi ukora ibyo bintu ubundi inkunga irabihagije. Bye bye. dufatanyije twese hamwe tuzagera kuri gahunda neza. Bye bye.
bye.